mu gice cyatambutse mu nkuru igikomere basize Albert asanzwe gusomera mama ubundi byarangiye gute nyemerere inkuru yacu tugihere kuri abangaba Albert agira cyane avuga ati rero bana banjye ntabwo Kiara namwangaga ari hano nawe namusaba imbabazi ntabwo nshaka kuba mama mubi mbere y'abana banjye mbere na mbere reka mbanze nsabe Joram imbabazi Joram ati mama ugiye kunsaba imbabazi ziki zuko utankundiraga umugore zuko wabeshyeye umugore wanjye ati ni byose mwana wanjye Joram ati mama nizere kuri gukina ati mwana wanjye nashakaga kurinda isezerano n'icyo nariyemeje ndetse njye na so twemeye uzashyingiranwa na Sky nikubonana na Kiara nagize impungenge ndavuga nese umuryango wa Sky uzabyakira uzadufata uzabona ko turi abahemu mwana wanjye nawe wanyuma Joram ati ndakumva rega mama komeza nyine umbwire numve ibyo ushaka kumbwira nagerageje kurwanya urukundo rwawe na Kiara atari uko mwanzi nagerageje kumutoteza no kumubwira nabi kugira ngo ndebe ko ndari byo azarambirwa akagenda ariko nanjye ntabwo nabikoraga kuko mwanzi iyo nza kuba nari mwanze sinari kuba naramujyanye kwa muganga mutoraguye mu muhanda yaguye igihumure sinari kuba naramuzanye hano nubwo namubwiye ngo nabikoze nyine atari ubumuntu ariko nabikoze mbikoranye umutima w'ubumuntu ndetse n'impuhwe nanjye narabibonaga ko Kiara ari umukobwa mwiza ndetse natangiye no kugira impungenge maze hano kabiri kuko narabibonaga rwose ko hatazabura mumwe muri mwebwe rwose ugira atya akamukunda uriya mwana afite amaraso akundwa agira igikundiro sana nanjye namukunze nkimubona ariko narijijishaga byose nabikoraga ngira ngo ndinde isezerano riri hagati y'umuryango wacu n'uwa Sky Joram ati nonese mama bishatse kuvuga ko byose wambwiraga kuri Kiara kwabaga ari ukugira ngo mwange gusa kwabaga ari ukugira ngo mureke ndate cyane umwana w'umukobwa icyo namubonyeho ni kimwe azi guhisha uburibwe kandi ntasuzugura ntazi no kuvuga amagambo menshi nta mahane agira nibyo wenda nifuzaga umukazana wize none ikindi kintu navuga cyambangamiraga kuri we nuko atize kandi rwose umukazana utarize nacyo ni ikibazo kuri njyewe byose byarambangamiraga umva ndabangamiwe gusa ukuri nuko ntago namubonaga ngo umukazana simwanga
ariko nanone ntabwo yari kumbera umukazana. Nagombaga gukora uko nshoboye wowe nawe mugatandukana. Nubwo nabikoze mu buryo butari bwiza, nkaba wenda naratumye ubabara nawe akababara. Gusa nta yandi mahitamo nari mfite. Mbabarire rero umwana wanjye, ndabibona ko bisa naho bikugoye bikuremereye. Albert ati mama, nyine wararengereye pe, ntabwo wari ukwiye kwitambika urukundo rw'abandi bana ngo nuko ngo ayo masezerano muyahana, ntabwo twari duhari. Ikindi Joramu ntabyo azi, abimenya kuze. Bino byanyu rero ngo by'iki ngo by'imiryango ngo ibiki n'ibiki byo ntimukabikangisha abantu, byo byari ibya kera. Sha mama nakubeshye ngewe ndi Joramu byangora kukubabarira. Joramu ati mama, ikintu cyonyine cyatuma nkumva nkakubabarira nuko wajya gushaka Kiara umusaba imbabazi kandi ugatuma agaruka mu buzima bwawe. Icyo cyonyine nta kindi. Albert ati ngaho aramukura he? Azajya kumushaka igihugu cyose? Joramu ati mama, ikintu cyonyine cyatuma nkubabarira nicyo ngicyo, ngarurira urukundo rw'ubuzima. Tuve aho ngaho twigire kuri Kiara. Ubuzima wowe ukomeje kumucanga, ibiri bikomeje kumucanga. Agira atya agakomanga ku gipangu kimwe, bakiberamo umumama ukuze w'umukecuru. Wibera wenyine ariko nanone usa naho atameze neza. Arasohoza akikirizanya intege nke cyane. Aramwegera akamuramutsa, mbega ajira aho ndaho umwana wanjye. Ati se ko mbona amaso araya ntakuzi, mwana wanjye uragenzwa n'iki? Kiara ati rwose jya, nabuze icyerekezo, nabuze epfo na ruguru, singira homba. Narinje hano nabura niba ufite uturimo nagufasha ukanyihera udufaranga nangwa ukanyihera ibyo kurya, nkabona icyo ndya wambwira. Akiri aho ngaho ari kuvuga atyo, haza umugore wambaye neza yitegereza Kiara. Ati niko se we ugeze hano? Uti narinje gushaka umurimo wo gukora muri uru rugo. Uko usuko ubwo waje gushaka akazi ko mu rugo nuko usuko nguko? Igisuko cyiza, ngaho wambaye necklace zihenze, inzarura zisize, reba imyenda wambaye ariko uzi beyi yayo irahenze. Ntabwo waje gushaka umurimo hano? Ati ni ukuri kw'Imana rwose nta kindi cy'ingenzi. Rero akavuga ati ngaho ngwino gato tuvugane. Ahera ko ahaguruka bagasohoka bakajya hanze. Ati niko baza ukuremo iyo necklace wambaye uhereze hano, biravuga.
mukuremo n'izo mpeta mbona wambaye mu biganza umpereze hano. Izo nkweto wambaye uzikure mugende wambare ziriya silipa zirera ku muryango kugira ngo tubone kuvugana neza. Byose Kiara arabikora. Ubona yaciye bugufi. Akavuga tufite na telefone ihenze. Ute umuntu nkawe atunga telefone nk'iyi? Uri gushaka akazi ko mu rugo? Aha. Ngaho rero mbwira witwa nde? Ati nitwa Ayla Kiara. Ati none se Kiara, mu by'ukuri urashaka iki? Ati ndashaka akazi n'ukuri. Ko gukora iki se? Ati ndashaka akazi ko mu rugo. Ati rero mva nkubwire wa mukobwa we. Ugize na chance nta mukozi twari dufite. Twari dufite yagiye ejo. Ngiye kuguha akazi ariko ntituzagongana. Ugomba kujya ugendera ku mategeko yo muri uru rugo. Uzajya ukora icyo nkubwiye, ntakubwiye ntiwemerewe kugikora. Uranyumva? Ugomba kujya wita ku bana banjye, wita ku mugabo wanjye, nanjye. Nta wundi murimo ngo haye. Uzajya uguhera. Uranyumva? Ikindi iyo myenda wambaye sinzongere kubona uyambaye. Kanze nkwereke kwanza imyenda wambara. Aragenda akamurebera ibyenda bibiri akamuzanira. Ati ngahakira mbara. Biravuba vuba. Sinongeye kubona wambaye iyo myenda. Ikindi rero kutangira n'akazi. Yarabona akazi gutyo. Abona akazi agiye gukora. Biramusaba ubundi bwenge n'izindi mbaraga ariko akabona n'ayandi mahitamo. Akomeza kubaho ngaho akora akazi. Agerageza no gukora akazi ke neza. Umukecuru wo muri urwo rugo aba arwaye. Ababana n'uwo mukazana we, umuhungu we, ndetse n'abana be babiri b'abuzukuru. Kiara akajya agira atya agateka, akamupinga mu nzu, agategura ibintu byose kandi akabikorera ku gihe. Asoza gukora byose agafata ibiryo byoroheje akajya kugaburira wa mukecuru. Yaratangira kugenda aba inshuti na wa mukecuru. Agatangira kujya amwitaho mu gihe abandi bose nta n'umwe umwitayeho. Amwuzukuru wamwikoza, ukazana watamuvugisha, yewe n'umuhungu watamwegera. Aba ari urugo rudasaba umunyu n'amazi, urugo rufite buri kimwe, urugo rwuzuye kandi bya nyabyo. Mbese aragenda ikicuma, agakomeza kwita ku mukecuru. Ariko umukecuru nubwo aba arwaye, atangira kugenda yishimira Kiara. Kiara agategura ameza, ariko yamara kuyategura akajya kugarura wa mukecuru, amuha amata, akamugaburira, ndetse agatangira kumwitaho, akajya amuhera n'imiti ku gihe. Umukecuru atangira kugenda azanzamuka gake gake, kandi ubundi yarahoraga ku gisasiro. Yaba yanagerageje kubyuka akicara hamwe ariko ntabe yahikura. Sasa umunsi umwe Kiara ategura ameza, agasiga adasukiye nyirabuja, abana be ndetse n'umugabo we icyo kunywa, akajya kwita ku mukecuru.
nyirabuja arabireba akavuga ati ariko uyu mukobwa azambugisha kugeza ryari, kuva ryari twisukira icyo kunywa. ariko ahamagara Kiara, amuhamagara inshuro 3 atitaba, atuma umwana ngo ati genda umubwire aze hano. Umwana aragenda asanga Kiara arimo aragaburira umukecuru, amuha ibiryo ndetse n'amata. Aramubwira ati Kiara, ngwino ujye kudusukira icyo kunywa kuko mama ambwiye. Kiara ati ko mwami Yesu, ubu se ndeka kugaburira ajya ubu udashoboye kwigaburira no kugira icyo yihereza, mwe mufite ubushobozi n'imbaraga zo kubyihereza nze mbibahereza? Ntabwo nje, genda ubwire mama ko ndimo ndagaburira ajya. Naturanze akazi kawe. Akagenda akabwira mama akamubwira ati mama arambwiye ngo ari kugaburira ajya, ngo nitwisukire icyo kunywa ngo ntabwo ari buze. Ahera akarakara umujinya mwinshi. Araza agasanga Kiara yagamije umukecuru arimo amugaburira ndetse amuha n'icyo kunywa, ubona bishimye nta kibazo, bari no kwisekera. Uburakari bwinshi arakamena bya biryo, akamubwira ati niko ninde uguhemba muri uru rugo, ninde waguhaye akazi? Sinjye nguhemba, sinjye uguha buri kimwe. Uyu mukecuru ni uguhemba, ni waguhaye akazi, gututegura ameza. Ukibagirwa yuko ugomba kuva hariya twasoje kurya ukandurura, twanyweye twariye ibintu bimeze neza. Mu byo nguhembera nigeze nkubwira kwita kuri uyu mukecuru? Ariko ntabwo ashoboye kwigaburira, ntashoboye kugira icyo yihereza, afite amani make, ntabwo yibashije. Ndetse sinkavuga ngo nsubire, haguruka se nyine asore. Undi agira cyane asa n'uryamishije umukecuru neza, agahaguruka. Ndabona afite umubabaro mwinshi mu maso, akabasukira icyo kunywa. Agira atya akarura ngo nawe arye. Nyirabuja akamubwira ati uyu munsi ntabwo uri burya, umunsi ntabwo urya pe. Hejuru y'agasuzuguro kawe, ibyo wagombaga kurya bihaye uriya mukecuru. Ubundi kuva ryari umugaburira? Ninde wakubwiye ngo umugaburire? Abantu bashasha se ubundi barasonza, bakenera kurya. Genda ujye gutoragura bya bindi byamenetse aba ari byo urya. Iragira cyagasohoka akigendera, ariko ukabona ko afite umubabaro mwinshi. Akomeza kubaho acengacengana nyirabuja, bacengana, ajya yiba ibiryo agahereza mukecuru. Nyirabuja agacishamo akamutuka, akamubwira nabi, akamumenaho amazi, undi akamukubita. Ariko byose Kiara akihangana, ayandi mahitamo aba afite. Akomeza kubaho muri ubwo buzima bwo guhangana na nyirabuja, kuko nta yandi mahitamo aba afite. Umunsi umwe aricara akabaza umukecuru, amubaza ati ariko se Jaja, wowe n'umukazana wawe mupfa iki? Umukecuru ati rero mwana wanjye, nanjye ntabwo mbizi. Kuva narwara ngahagarika kujya njya mu kazi, simbona imbaraga zo kujya kureberera ibintu byanjye. Yatangiye kujya nyinura,
ngo ntago azajya akomeza ngo kunyitaho ngo ntago ari umukozi wanjye. Ubundi akambwira ngo ubundi napfuye ko nshaje. Umwana wanjye ni byinshi birebire, umwana wanjye ntago ankunda, ariko ntacyo bintwaye, nta n'icyo binambwiye. Ko nyine urumva nibyo koko ndanaruhije. Urabibona nabaye pararize igice cyo hasi, ndabagora narabagoye. Kera tuwaya jajya nta kugorana kurimo, ni ubuzima, ahubwo ubu nibwo yakabaye kwitaho. Ndetse mwana wanjye, niwe umuntu nabonye unyitaho, ntabwo urugerageza kungaburira. We yaravugaga ngo banyime ngo ibyo kurya, kubera ko ndi pararize ngo simenya ngo igihe nitumiye, simenya igihe ngo mbese ibintu byose bimbaho nabizi, ibi bikamubangamira. Ariko nabonye wowe utanyina ubu nyitaho. Mwana wanjye, ibaze niba unyitaho ntarakubyaye ari umukazana wanjye, nta kintu mpfana nawe, ariko nyitaho. Umutima w'umuntu uzawukomeze maze. Kera ati yego jajya, njye ngomba kukwitaho, nubwo mu bintu bampaye gukora nangwa se mu bintu nshinzwe muri uru rugo utarimo, ariko nawe uri inshingano zanjye. Nzakwitaho uko nshoboye, keretse uko nashoboye. Ese mwana wanjye ntibazakwirukana? Yara ati nta kibazo, nibashaka bazanyirukana, ntacyo bitwara. Nibanyirukana nzagenda, ariko nzababazwa nuko ubusize hano ntawe kukwitaho. Iminsi iragenda ikicuma, agakomeza kwita ku mukecuru, abitoterezwa, amubwira nabi, ariko akanga akamunambaho. Umukecuru aba ageze mu minsi ye ya nyuma, ubona none harembye, ubuzima bwe buri habi. Agira atya, agatumira avoka w'umuryango, akamubwira ati rero ndashaka kugira imigabane imwe n'imwe igenda ntanga. Hari uko nari narabigennye mbere, ariko ndumva nshaka kubihindura. Ndetse mukecuru ushaka kubihindura, uzi ko ibintu byawe byose wari wavuze ko uzabisigira umuhungu wawe, icyari gisigaye ko ari uko tumushyikiriza nyine ibintu byose ko bimwanditseho, ugiye kubihindurira iki? Umukecuru ati nahinduye intekerezo. Ndetse ko wabyaye umwana umwe, nta abandi bana ufite, ukaba ufite abuzukuru n'umukazana, urabihindura ngo byandike kuri we? Umukecuru ati yewe gira ibyo ngiye kukubwira. Reba ya mafamu yose mfite, ya masambu yose, na ya kampani yanjye, babizi ko ikiri mu mazina yanjye. Ubihindure byose ubishyire mu mazina y'uyu mukobwa unyicaye iruhande. Kubera ko yikanga. Umukecuru, njya umeze neza? Uyu ariko ni maid, nta kintu apfana nawe. Umukecuru ati simfite uburenganzira bwo guhereza ibyo nshaka se nkabiha uwo nshaka.
ni Maid ariko yanyitayeho, ni Maid ariko yanyeretse urukundo. Yaransasiye, yarangaburiye, kandi n'ubu aracyabikora, ntanyinuba. Naganena mu gihe abandi banyinuba, mu gihe abandi banena, mu gihe abandi bantaye, we ntabwo ariko yabigendeye. Shaka ko ibintu byose byandika mu mazina ya Ayla Kiala. Undi agira atya akabyandika agashyira mu mazina ya Ayla Kiala. Kiala biramucanga, uvuga ati Georgia, ko ibintu byose byanditse mu mazina yanjye ni ukubera iki? Ndavuga ati mwana wanjye, muri ubu buzima uzagire neza, wigendere. Ndareba nkavuga ibyo ntunze byose bwo nabisigira uyu muhungu wanjye ndetse n'uriya mucyara we, yabamarira iki? Nta gaciro bigeze bampereza, nta rukundo bigeze bampa. Nta n'umwe unyitayeho. None ndenge njye kubibandikamo, size wowe wanyitayeho, size wowe wemeye gutotezwa ugakubitwa ukamenwaho amazi kubera njyewe. Ntiwigeze untererana mu bakozi bose bakoze muri uru rugo, abamedi bose bavuye hano, nta n'umwe wigeze unyitaho nkawe. Abandi bambwiraga nabi, bakanshibura, rimwe bakamenaho amazi, abankubise imigeri, ababuze ati wagikecuru we, ariko we nta na rimwe wigeze unyita gutyo. Wanyitaga jyajya, mwana wanjye, maze uwo mutima uzawukomeze, kandi ibyo nguhaye uzabifate neza, bizakubyarira inyungu. Ubu ngiye gutegura umunsi wo gutangaza ko ari wowe nyiri kampani mushya. Umunsi bari bateguye biteze ko nzatangaza umuhungu wanjye, ni wowe ngiye gutangaza, kandi ibyo ntunze byose bigiye kwitwa ibyawe. Mfite ishyo, mfite buri kimwe cyose, genda umutunze. Imana yari yarampaye umugisha, nubwo yampaye kubyara umwana, ariko yari yarampaye n'ibindi byose. Rero ibyo byose nta wundi nabisigira utari wowe. Kiala biramurenga akavuga ati ahari menya ndi kurota. Isi iragenda ikicuma, umunsi wa nyawe wo gutangaza uzasigarana kampani ndetse n'imitungo ya Jyajya uragera. Jyajya bamuzana ari mu kagare, kubona nta mbaraga. Kiala nawe baba bamwambitse, ubona asa neza ariko atari mu bantu, gusa ari hafi aho. Kiragera umwanya wo gutangaza nyiri gusigarana kampani kandi yanditse mu mazina. Umugore wa mukazana, Jyajya bari aho, abana bari aho, umuhungu wari aho, bose bategereje kumva ko hatangazwa izina ry'umuhungu we. Avoka arahagarara akavuga imitungo yose umukecuru afite, izina rya kampani, ataravuga nyiri kampani. Yarahera ko yinjira, ubona afite n'abantu bamugaragiye. Yinjira, avoka ahera akavuga ko kampani isigiye uwitwa Ayla Kiala. Abari aho bose barumirwa ndetse bagatangara,
aravuga ati ntibishoboka, umuhungu arisararangara. Aba bagatangira kwibaza ahira Kiara ninde, ese yaba yari umwana we yahishe kuva kera? Abo bose bikabacangana. Mukazana ati ntibishoboka, gute imitungo yose wayifata ukayandika kuri Meidi? Ntabwo ibi bintu twabyemera, turayoboka inzego, tugomba kujya kubiburana. Bishoboka bite? Umuntu w'umukozi uriteye umuhereza ibintu byose, imitungo yose uyimwandikaho? Ntabwo bishoboka. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese biraza kurangira gute? Kiara se koko yaba agiye kwegukana kampani ikabiye nangwa icyo mukecuru yakoze se cyari gikwiye? Nose ubundi nibirangira igiye mu mazina ya Kiara, ahazahonokana n'umuhungu w'uyu mukecuru n'umukazana? Yose twibaza ni mu bice bizakurikira. Wowe nitwa Obvious Atete Pauline, inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.